twongeye kubaha ikaze aho muherereye aho ariho hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo twige kubwira abantu ko tubakunda cyangwa se kubashimira tukiri kumwe nabo. Ese kuki bigora kubwira umuntu kuki bigora gushimira umuntu akiriho ahubwo tukibuka ibikorwa byiza yatugiriye ari uko tutakiri kumwe nawe? Ni ukubera iki bitugora? Nge numva ibyiza twakabaye tubwira umuntu ibyiza yadukoreye tukamushimira, ukamubwira ko umukunda, kugira ngo byibuze wa munsi mutazaba muri kumwe ataba ariho uzibuka kuvuga ngo yo yangiriye neza iki n'iki, ugenda umushimira kandi wakagombye kumushimira akiriho. Hari igihe usanga umuntu wakugiriye neza utabasha kubimubwira ngo umushimire kandi muri kumwe, ntaho yagiye. Kubera iki utagira ubwo butwari bwo kubimubwira? Ahubwo ugasanga igihe mutari kumwe niho utangiye kuvuga, kwicuza, ati yaba narabimubwiye disi, yaba byaragenze gutya, yaba byaragenze gutya. Reka uwo muco utubemo wo gushimira abantu ibyo badukoreye kuri iyi si bakiriho, kuko igihe yayivuyeho nyine urumva biba byarangiye. Urabivuga se arabyumva? Wabimubwiye akihumeka umwuka w'abazima ko nawe byakubohora, byatuma wumva nta kibazo ufite. Aho ngaho rero gushimira abantu usanga kenshi bigorana, ariko ntibyakagombye kutugora. Umuntu akagukorera ikintu niyo kaba ari gato cyane, jya wibuka kumushimira kuko yakagukoreye ugakeneye. Hari igihe ugira ikibazo ukitabaza abantu benshi pe, uba uzi ko ufite inshuti nyinshi zitandukanye, ukaba ati ibyo ari byo byose uriya nimubwira arabikemura, uriya nimubwira arabikemura. Ariko wa muntu utatekerezaga ugasanga niwe ugukemuriye cya kibazo. Ese ujya wicara ugasubiza amaso inyuma, ugatekereza ukuntu wari ubabaye, ugatekereza ukuntu wari waburaniwe, ugatekereza ukuntu wari washobewe, ariko wa muntu akagufasha? Ujya usubira inyuma ukamubwira ngo warakoze? Usibye cyagiye wenda biguhaye bisa nkaho ari ibintu byabaye habitude ku bantu, kumva ngo niba usabye umuntu ikintu akakiguha ukamubwira ngo urakoze, bigasa nkaho nyine ni wa muco uturimo wo gushimira. Wari wafata umwanya wihariye ngo ubwire uwo muntu ngo urakoze? Wari wafata umwanya wihariye ngo utekereze ku kintu yagukoreye, wumve uburemere bwabyo, wumve ukuntu wari uremerewe, hanyuma umubwire ngo urakoze? Ntabwo byakagombye kudufata umwanya munini, byakagombye kuba ari ikintu umuntu wese yihutira gukora, gushimira wa muntu wamufashije. Hari igihe wibwira ko umuntu wagukoreye ikintu kirenze ari we wakagombye kugushimira, ariko uzirikane ko na wa muntu wagukoreye akantu wita gatoya yakagukoreye mu gihe nyacyo. Urugero, hari igihe ushobora gukenera 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda, wabibuze pe, hanyuma umuntu akabiguha. Icyo gihe uwo muntu waguhaye ibyo 2,000 by'amanyarwanda, muri ako kanya aruta wa muntu ushobora kuza akaguha 100,000 mu gihe utari ubikeneye. Aho ntaho bihuriye. Rero biterwa, ntugasuzugure ngo umuntu agukoreye akantu gatoya ngo wumve ko utamushimira, ngo nuko atagukoreye ibintu birebire cyangwa se ibintu binini. Muri wa mwanya yagukoreye ka kantu bita gatoya, muri uwo mwanya nako wari ukeneye nyine. Sinzi niba mwe munkurikiye byarigeze bibabaho kubona amafaranga make cyane wita make, ariko kumva aragushimishije cyane kuruta menshi, bitewe n'igihe wayaboneye, bitewe n'igihe wari uyakeneyemo, uburyo wayabonyemo.
niba muri aka kanya ngiye nari nkeneye ibihumbi 10, ntabwo ndi butekereze ku bihumbi 100, sindi butekereze ku bihumbi 100, ni bya bihumbi 10 nshaka. Noneho tekereza wa muntu utumye ugera kuri bya byishimo byo kubona bya bihumbi 10 ugakemura bya bibazo wari ufite. Ujya usubira inyuma ukajya kumubwira ngo inshuti yanjye wakoze, cyangwa se inshuti yanjye warakoze, cyangwa uterera iyo ngiyo ukavuga ati ni ibintu bisanzwe. Buri wese agiye aha agaciro ikintu umuntu aba yamukoreye, niho hahandi utatinya kugenda ngo umubwire ngo urakoze, ahubwo nuko hari igihe ukorera umuntu ikintu akagihindura nk'aho kugikora biri mu nshingano zawe. Kandi mu by'ukuri niyo byaba biri mu nshingano zawe, kumubwira ngo urakoze bigutwaye iki? Bigutwaye iki kumubwira ngo urakoze? Uzi gukora ikintu umuntu ntakubwire ngo urakoze, usigara uvuga ati si uyu muntu nta gaciro bihaye, ese bimeze bite? Ariko iyo umubwiye ngo urakoze bimuha motivation ku buryo yumva ibyo yagukoreye yabikorera n'undi ejo n'ejo bundi. Twige kubwira abantu ngo barakoze ibyo badukoreye neza, kandi noneho twige no kubabarira ku bantu batubabaje. Aha rero mu kubabarira njye umuti nabonye wagufasha nanjye ukamfasha, ntituzajye tureba bya bintu umuntu waduhemukiye ngo abe ari byo dushyira imbere cyane. Gerageza urebe mu bintu byiza yagukoreye ari byo uha agaciro, bizatuma bya bintu bibi yagukoreye ubyirengagiza, hanyuma wumva umutima wawe utekanye, wumva umutima wawe utuje, bireke kugutera stress kubera guhora utekereza ko yaguhemukiye. Ikindi kandi, niba ubona hari ikibazo wagiranye n'umuntu, ntabwo ari byiza ko wihutira kumubwira ako kanya, kuko ushobora kuvuga ijambo ushobora kuzicuza mu buzima bwawe bwose. Biha umwanya, biturishe muri cya gihe utahise ubimubwira. Ufite amahirwe menshi yo kugira ngo muzahure utakibabaye cyangwa se utakirakaye, noneho mukaba mwabiganiraho neza, ukambwira ati nyamara muvandimwe, biriya bintu wankoreye ntabwo byari byiza, biriya bintu nagukoreye ntabwo byari byiza, mbabarira. Ariko mubivuzeho bikiba, hari igihe kamere ihita izamuka ugasanga mubwiranye amagambo mabi cyane. Ibyiza rero ni ugutuza, ukabiha umwanya, ugaceceka, ukabishakira igihe cyabyo mushobora kwicara mukabiganiraho bikarangira. Ariko cyane cyane ngewe icyo nibanda ku byiza wankoreye aho kugira ngo nibande ku bibi wankoreye, kuko buri gihe ugiye urebera ku bibi wasanga usigaye wenyine, kuko turakosa. Ushobora kugukosereza uyu munsi, ejo nkongera nkagukosereza, ariko ntibivuze ko mu by'ukuri nta kintu cyiza nigeze ngukorera. Fata cya kintu cyiza aricyo ushyira imbere y'ibibi byose, bizatuma mu mutima wawe udahora utekereza ibibi. Hanyuma rero tugarutse ku ngingo yacu, twite kujya tubwira abantu tubashimira, twite kujya tubwira abantu ko badukoreye neza igihe tukiri kumwe nabo, kugira ngo tutazicuza igihe tutazaba turi kumwe nabo. Wowe unteze amatwi ubyumva ute? Wowe unyumva ubitekereza ute? Ibyo ni ibitekerezo byanjye, bidakuraho ibyawe. Nawe tubwire muri comment uko ubyumva, hanyuma dukomeze twungurana ibitekerezo kugira ngo tugumye twiyubake, twiteze imbere, tudashyize imbere ibibi, ahubwo dushyire imbere ibyiza. Bizatuma dukomeza kumera neza, nibyo bizajya biturinda stress za buri gihe, ahubwo bitume dutekereza neza, twiteze imbere nk'uko umuntu wese yifuza gutera imbere. Murakoze cyane.